umwami yaravuze ati nimukiganyire ku byo kurya ngo muzarya iki cyangwa kunywa ngo muzanywa iki, no ku myambaro ngo muzambara iki. Yesu umwami yaravuze ati nimukiganyire ku byo kurya ngo muzarya iki cyangwa kunywa ngo muzanywa iki, no ku myambaro ngo muzambara iki. maze arerura vuga cyane ati ese ubugingo bwanyu ntiburuta cyane ibyo kurya, nimurebe ibiguruka mu kirere ntibibiba kandi ntabwo bisarura ntibihunika mu bigega, ariko so wo mu ijuru byose arabigaburira. Tekereza uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo kandi ntibuboha imyenda, ariko Uwiteka araburimbisha. Tekereza uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo kandi ntibuboha imyenda, ariko Uwiteka araburimbisha. none si uko ubwatsi bwo mu gasozi cyo uriho none ariko ejo ukajugunywa mu muriro, uwo munsi ukibagirana, bizarushaho kubambika abafite kwizera gukemwe. Ati burya so mu ijuru abazi ko mubikenye, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana Data no gukiranuka kwayo, ibyo byose muzabyongererwa. Ati burya so mu ijuru abazi ko mubikenye, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana Data no gukiranuka kwayo, ibyo byose muzabyongererwa. maze arerura vuga cyane ati ese ubugingo bwanyu ntiburuta cyane ibyo kurya, nimurebe ibiguruka mu kirere ntibibiba kandi ntabwo bisarura ntibihunika mu bigega,
ahubwo keretse abarwayi. Umwami Yesu akibabwira ayo magambo, umutwara Zabari aramupfukamira, nuko aramubwira ati mukobwa wanje amaze gupfa, ariko ngwino databuja untabare, umurambike w'ikiganza cyawe arahemuka. Nuko Yesu arahaguruka, we n'abigishwa be baramukurikira, bakigera mu nzu ye abona abantu benshi baboroga, nawe ati nimuhumure kuko aka gakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. Nuko Yesu arahaguruka, we n'abigishwa be baramukurikira, bakigera mu nzu ye abona abantu benshi baboroga, nawe ati nimuhumure kuko aka gakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. Ababiyajo baramuseka, abantu bamaze guhezwa irago, agafata ukuboko ako kanya karabyuka. Ababiyajo baramuseka, abantu bamaze guhezwa irago, agafata ukuboko ako kanya karabyuka. Iyo nziza yamamara hose muri icyo gihugu, ko Yesu ari umwami ukiza indwara zose, akazura n'abapfuye. Kuko yari yabanje gukiza n'umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo w'amaraso agakama. Natwe bakundwa, umenye yuko Yesu ko yaraje n'ubari wari, ibitugoye byose turimuha turuhure, ariko sunge twizeye na wa mugore ndetse na wa mugore, mbere yo kumusanga bizerwa n'umukiza. Natwe bakundwa, umenye yuko Yesu ko yaraje n'ubari wari, ibitugoye byose turimuha turuhure, ariko sunge twizeye na wa mugore ndetse na wa mugore, mbere yo kumusanga bizerwa n'umukiza. Bizere ko nta kimunanira, ashobora byose, kandi twihana ibyaha kugira ngo twiteho. Kuko ibyanditswe byera bivuga ku Uwiteka, nyuma gutaka k'umukiranutsi akamutabara, kandi niwe ufite iherezo ryiza. Bizere ko nta kimunanira, ashobora byose, kandi twihana ibyaha kugira ngo twiteho. Kuko ibyanditswe byera bivuga ku Uwiteka,
mwe mwese muduteze amatwi cyangwa se mudukurikiye muri aya masaha. Nitwa Theophile Korana Umwete, ndi umukristo. Imana niduhana umugisha. Uyu munsi wa none dutangariye Imana kubera ibyo tubonye. Dusanze abantu benshi barimo bahinga bafite ishyaka ryinshi n'umuhate, abagabo, abagore bambaye neza, bameze neza, mbega banezerewe bakora umurimo w'Imana nta kibazo. Ndagira ngo nakira umwe ubayoboye atwibwire tumenye abarimu dusanze bahinga, kuri ko ibintu ntago tubimenyereye. Uko biri kose ngira ngo ntago baje gukora amafaranga, ahubwo bari mu murimo w'Imana. Ndagira ngo nakire ubahagarariye noneho tumanze tuganire. Haleluya. Ye nitwa nta mugabo umwe Etienne. Nkuko mubibona turi kumwe n'abantu benshi. Twari twaramukiye mu gikorwa cy'urukundo cyo gufasha mugenzi wacu. Nkaba ndi umuyobozi wa korali Witsemba. Twari twagize rero ishyaka ryo kugira ngo dufashe mugenzi wacu. Niyo mpamvu muri kubona turi aha ngaha, turi kumwe n'ababyeyi, harimo abapapa, harimo urubyiruko. Mu by'ukuri dushimiye Imana ko idushoboje gukora iki gikorwa. Ubundi dusanzwe dukora mu buryo bwo gufashanya kugira ngo twunganirane, he kugira uwarihinga cyangwa se uwarengwaho n'ihinga. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha. Nkaba rero nshimye Imana yadushoboje, kandi mu by'ukuri nkaba nshimira bagenzi banjye nk'uko twitabiriye. Imana ibaha umugisha. Uravuze uti mwaje gufasha, si amafaranga mwaje gushaka, ariko biratangaje. Ndabona hari umundi mubyeyi muri kumwe, ndagira ngo atubwire ahantu yaturutse, banza twibwire tumenye ukuntu mbega yageze ino. Nitwa Bayabuyiki Vestina, nkaba naturutse i Gakeri. Kaba twaje mu gikorwa cyo gufasha mugenzi wacu bitewe n'imirimo iriho. Mbese iyo umuntu afite umurimo muri twe, nubwo yaba atari muri twe, akatubwira turamufasha kugira ngo tugendere hamwe. Mbese kubw'umurimo w'Imana dufite tuba dushoreye, nuko tugafashanya kugira ngo buri wese abohoke mu murimo, n'iyo mirimo irangiye kugira ngo abohoke no mu murimo w'Imana. Akaba icyo gikorwa twajemo muri iki gitondo, akaba ariyo mpamvu muri kutubona aha ngaha. Yego. None niba atari ibanga tubwire, Igakeri ko tuzi ko ari kure, waturutseho sangahe? Navuyeho saa 11:15. Saa 11:15. Birumvikana ngo byagusabye kubyuka kare kugira ngo ubashe kugera aha ngaha. Ndagira ngo hano ndabona hari umubyeyi ufite umwana, mumpere mikoro nawe tumva hano yaturutse. Biratangaje kubona umuntu w'umubyeyi yaje gufasha akazana n'umwana muri iki gitondo cya kare. Turakwakiriye. Haleluya. Nitwa Nyirantezirezaza Yosefina. Nanjye naje mu gikorwa cy'umurimo w'Imana. Twaje gufasha mugenzi wacu kubw'umurimo w'Imana dufatanije. Naturutse rero i Gakeri saa 10 nari mbyutse, ubwo ntunganya umwana kubw'umurimo nyine n'ishyaka. Saa 11 nari mvuye mu rugo. Yego. Kubw'umurimo w'Imana. Aha, biratangaje kubona umuntu nkawe waturutse hakurikiriya uje gufasha gusa. Ngira ngo uko biri kose ntago bari buze kubahereza amafaranga ngo mwari mwaje gukorana umurimo w'Imana, sibyo buriya? Yego. Ni igiki gituma udacika intege ukemera kubyuka saa 10 uje mu murima? Tuzi ko ubusanzwe abajya mu murima inahama bahemba wenda ari nk'igihumbi cyangwa cy'atanu gutyo. Mwebwe nta n'igiceri cy'icumi babaha. Kubera iki waje n'umwete mwinshi wumva mbega ntacyo bigutwaye kuza? Ubundi harimo inyungu gukorera Imana, ni ishyaka. Mbese hari ikintu cyiza umuntu aba yarabonye mu murimo w'Imana. Aha, ndakubaza rero. Bavuze ngo harimo inyungu nyinshi. Uko biri kose tuzi ko hari abantu benshi batakurikira ibintu by'Imana, badashaka no kubyumva. Ni igiki wumva waboneye mu murimo w'Imana gituma kugeza uyu munsi wa none ugikomeje n'ishyaka ryinshi kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro? Njyewe nibuka aho yankuye cyane. Icyo gituma ngira ishyaka ryinshi. Aho yagukuye ni hehe rero? Ni hehe? Urumva uravuga ati ngiye nibuka ahantu Imana yankuye hehe? Yankuye kwa Farawo. Imana yagukuye kwa Farawo mu Egiputa? Yego.
ubwo urumva iyo umuntu nyine ari iyo ngiyo adakorera imana aba ari umukozi wa farawo. Yego satani mbega aba ari umukozi wa satani. Yego hari byinshi imana igenda iturengeramo kadukiza, waba ufite n'uburwayi ikagutabara. Ibyo nabyo bituma tuboneramo imbaraga z'Imana zikadutera ishyaka ryinshi cyane. Sawa, urakoze cyane. Mwese mudukurikiranye murabona ko ari igitangaza kubona abantu bangana gutya baje gufasha, biratangaje cyane. Ndagira ngo nakire umugabo, hara ndabona umugabo, ndagira ngo bamumpere mikoro nawe tuganire. Yego uwo nguwo uze kutwakira. Amazina ni Ndezi Pascal. Uyu munsi rero twaje hano kubera igikorwa cy'urukundo, kubera mugenzi wacu twabonaga ko ari ngombwa kumufasha mu guhinga, kubera ko ubu turi mu gihe cy'ihinga. Bityo rero tukaba twaje kuri iyo mpamvu kugira ngo dufashanye kubw'umurimo w'Imana. Bityo rero twaje duturutse ahantu kure, dukoresha nk'isaha irenga. Isaha irenga, umuntu w'umugabo ugatinyuka ukabyuka nijoro ukaza isaha irenga kugira ngo uze mu murimo w'Imana. Yego rwose, Imana ni umugisha watwaranye cyane. Murakoze. Imbere yanjye nk'uko mubibona hari umubyeyi munini, ndagira ngo tumwakire. Biratangaje ko umuntu ungana nkawe yaje guhinga. Ngira ngo abantu benshi ntago bazi neza ko umuntu ungana nkawe yabasha no guhinga, ariko ngira ngo nk'uko mwabibonye abadukurikiranye mwabonye ko ahinga neza nta kibazo. Turakwakiriye. Mwitwa bande? Nitwa Nyirasabimana Beata, ni umumama ushima Imana, kandi n'ubu muri aka kanya nejejwe nuko muri iki gitondo twese hamwe korali twazindukiye mu murimo wayo, kubera mugenzi wacu wari ufite igikorwa cyo guhinga, tukabona mbese ihinga rimuraranye bitewe nuko ari umwe mu rugo. Numvise nanjye mu bagomba kuboneka ahangaha nka korali Witsemba, nanjye numvise ntabura kugera ahangaha nanjye ngo mfatanye n'abandi uwo murimo turebe ko twateza imbere mugenzi wacu. Yego Imana ni umugisha cyane, uko biri kose Imana irabireba izabiguhera umugisha. Arakoze cyane. Amen. Aha, nanone murabona umuntu w'umusaza imbere yacu wambaye isurubeti umwambaro w'akazi rwose n'isuka, ahagaze w'umusaza rwose. Biratangaje cyane. Turakwakiriye, mudusuhuze mutwibwire. Haleluya. Amen. Muraho neza. Nitwa Bigaruka Alex, nkaba ndi umwe mu baririmbyi ba korali Witsemba. Ubu rero twazindutse mu gikorwa cyo gufasha uyu mubyeyi mugenzi wacu kuko ari mu ihinga, kandi icyo gikorwa nka korali Witsemba turagisanganwe kuva na kera, kuva yatangira. Nayo mpamvu mbese umurimo w'Imana ukomeye muri korali Witsemba, turafashanya. Niyo mpamvu twaje gufasha rero, twitwaje amasuka turamuhingira, ndetse igikorwa kikaba kizakomeza n'ikindi gihe. Ariko se abaririmbyi bacu dufasha gusa, hari n'abandi tujya dufasha abafite ikibazo, nubwo baba batari abaririmbyi ba Witsemba cyangwa se ari abakristo ba ADEPR, ahubwo n'abandi bose baba abapagani, baba abo mu yandi madini, turabafasha. Ubwo rero nicyo gikorwa twazindutsemo kugira ngo n'Imana yacu tuyeshe icyubahiro. Amen. Urakoze cyane. Imana ni guhereza umugisha. Umuntu w'umusaza rwose biba binejeje cyane, ukuvuga ngo dutege twanjye dukeya dukoreshereza Imana. Imana igumugisha cyane. Nibyo kandi ndacyakomeje. Imana nimfasha byibuze ngifite agatege, uyu murimo nzawuhoremo kugeza igihe nzasezera ku isi. Amen. Aha, imbere yacu murabona umukobwa ukiri muto, ndagira ngo nawe mwakire. Biba bitangaje kubona umuntu ukiri mutoya afata umwanya bakajya mu murima guhinga, nta kindi gihembo ategereje ahubwo kubw'umurimo w'Imana. Turakwakiriye. Witwa nde? Nitwa Dusayimungu Vestina, ndi umuririmbyi wo muri Witsemba. Naje ndi mutoya asanga ababyeyi banje barandera,
harimo umubyeyi rero ukuze yego banyerera imbuto cyane, aho ngeze hano bagiye bacunga bakanasengera, none aranakuze. Batangije itangazo ryo kuza kumufasha, numva afite ishyaka ryo kuza, ko yarandeze anyerera imbuto, umva narapfapfanye narishingiye byose. Imana ishimwe ko bangeze hano nari narindagira, ni Imana no kubasengera n'amashengesho menshi bagize. Ubwo numvise afite ishyaka ryinshi cyane muri ngewe ryo kuza kumufasha. Imana ishimwe kuba twahuriye n'abandi tukaba tunahamaze. Imana ishimwe habwa icyubahiro. Amen. Imana ikomeze gufashe rero kwambika imbaraga, ukomeze ukora umurimo n'ibindi bizagende neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dukomeje kuganira tubaza abantu batandukanye ngo tumenye umuhate wabo n'ishyaka ryabo n'impamvu badacika intege ngo baze gukora umurimo w'Imana. Imbere yacu hari umubyeyi, ndagira ngo nawe tumwakira twibwire, noneho nawe tuganire tumenye impamvu badacika intege muri uyu murimo. Turabakiriye. Haleluya. Uyu murimo twawukoze kuva mu myaka myinshi, hashize imyaka myinshi. Imana yaradutoranyije rero kuva mbere hose. Imana yatugize icyitegererezo n'isezerano mbega yaduhaye. Ubwo rero tukimara kumva ko itugize icyitegererezo kandi ko dukwiye kwera imbuto, ibyo byatumye tugira ishyaka rikomeye ryo gufasha umuntu wese iyo afite nk'umurimo gumugoye, tukabimenya duhita rwose twumva natwe umuhate wacu bituma dushyira mu bikorwa. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi twaje gufasha mugenzi wacu. Imana niba umugisha cyane. Amen. Dukomeje tuganira rero, ndagira ngo twakire nyir'ubwite waje gufasha uyu munsi wa none, nawe tumuganirize twumve ukuntu hari mbega ameze muri aya masaha nk'umuntu waje gufashwa. Reka tumwakire. Haleluya. Haleluya yemwe. Ampendwa Ndora Felicita, ndi umubyeyi n'ubundi ukuze, ndi mu myaka 60. Mfite n'umuryango w'abana 2, mfite n'abuzukuru 2. Imana yampaye umugisha. Imana ni umugisha nawe. Amen. Nanezerewe rero kugira igikorwa cyiza cya korari Witsemba. Rwose ni abantu b'abanyarukundo bankunze kuva kera, bamfashe nk'umubyeyi kuko ndabakuriye muri bo. Nuko rero rwose ndanezerewe, barampingiye, ndanezerewe kuko mbese ibintu by'ihinga buno byari bigiye kunsiga kuko abandi bararangije, ariko kubwo abakozi b'Imana baramfashije, none biranejeje rwose. Ubu mbese ndanezerewe mbega. Imana ibaha umugisha. Yego, nawe Imana ibaha umugisha kubwo igikorwa cyiza, kandi subuna gusa n'ikindi gihe cyose, n'ikindi gihe cyose muhora mumfasha kandi mukamfubika mukafata nk'umubyeyi rwose. Kubw'ibyo rwose narabibashimiye. Mbese numvishije nshimye Imana kubwo yabahamagaye ikabashyiramo urukundo. Naravuze ati rwose abana b'Imana ngo bagenda nka Yesu, bagenda nka Yesu rwose, kuko na Yesu mu gihe yari ari mu isi yaje kuducungura, n'ubundi yagendaga agira igikorwa cy'urukundo, akiza n'abarwayi ku buntu. Kandi none namwe rwose Imana ibafashe kandi yabahaye n'ubwo bushobozi. Nanjye rwose niyo ndwaye muransengera mukamfata nk'umubyeyi. Ndabashimye rero kugira igikorwa cyiza munkoreye, ndabashimye, nzahora mbashima iteka, kandi nanjye Imana izagishoboza aho ngeze aha ngaha, nanjye Imana izagishoboza mbafashe. Dukomeje gutangarira Imana ibintu turi kubona aha biratangaje. Turimo dusoza tubonye umuntu w'umubyeyi aza yihuta cyane, yirukanka, yewe wagira ngo yaraje gufata amafaranga ahari. Ngira ngo yaragize ngo hari turimo kugabana amafaranga aza yirukanka, ariko ndagira ngo mwakire nawe atwibwire tumenye ikimugenza. Turabakiriye. Haleluya. Nitwa Murekatete Brigitte, nkaba nkorera umurimo w'Imana Gasovu,
ariko nkaba nturuka mu murenge wa Musasa aho nkora urugendo rw'amasaha byibura 3 cyangwa se 4. Ubwo nkaba naje gufatanya n'aba bene data umurimo wo gufasha umubyeyi wacu dukorana umurimo w'Imana muri korari Witsemba. Yego. Tubonye uje birangiye guhinga birangiye. Byakugendeye gute mbega? No kuvuga ngo guhera umunsi w'ejo numvise mfite uburwayi ariko bambwiye ko hari umurimo wo gufasha uyu mubyeyi nanjye ngira ishyaka ndavuga ni nubwo nahagera ntacyo byabitwaye ariko ndahageze nsanga igikorwa gisa nk'ikirangiye na ese numvise nta kundi nari kubigenza kubera intege nke nari mfite. Yego. Uko biri kose watwaranye Imana n'inguhereza umugisha. Amen. Ndabashimiye mwese mwari mudukurikiranye muri iki kiganiro. Tubonye imirimo y'Imana, tubonye abantu bafite ishyaka ku murimo w'Imana. Ngira ngo namwe bibigishe mukomeze mugire umuhate mwishi. Imana izabahera ingororano mu izina rya Yesu. Tuzi no kwitwa